cyane ahubwo niyo umpamagaye wahita umbwira icifuzo cawe ndagukupaga sure uburangije kunyica mu mutwe abantu dusenga na visa abapana ku matelefone barabizi ndakubwiraga ngo icifuzo cawe pfukamana naco ucimenyera ku giti cawe niba ari Imana koko muravugana irakimbwira utabanje kukivuga naho iyo ukivuze uburangije kunyica mu mutwe senga ndi kumenya ngo ngiye gusengera ko nkoro denga Imana imuhereze wenda n'urugero n'ubyo naje ndikubwira nti rwose mfite ikibazo cy'amadeni yego urumva ubwo ngiye gusengera ngo Mana akemura ibibazo byande byako nkoro de byide oja ngwino upfukama ni deni ryawe ucece ico ndagusaba ni kimwe ni ukwatura Toboka 100% ushobora kumpamagara yego ngahita menya ibyawe utarabimbwira wowe Yesu akambiyere ko bitewe nibihe ndimo nawe nuko wampamagaye ariko numpamagara uri gukina Bibiliya yavuze ngo kuko mwansheshenze nanjye nzabasheshenga nusheshenga Imana izagusheshenga ariko nudasheshenga ugahamagara bikurimo yego kandi niyo umpamagaye ngewe ukampamagara aruko nabivuze nanje utikamita muhamagara ndabimenya Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho muhereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali mwumve ko tubasuhuje abari mu mahanga mwumva ururimi turi kuvuga rw'ikinyarwanda turabasuhuje cyane Imana y'amahoro ibane namwe kandi ibahe umugisha turashimira cyane abantu bakanze subscribe nawe ugiye kubona iki kiganiro ariko bwa mbere utarayikanda ukayikanda dore ko nta n'umwanya bitwara amasegonda 10 abahagije ugakandaho ukadushyigikira tukaba umuryango mugari twabijeje ko tutazajya tubicisha irungo ubwo tuzajya tubageza ibiganiro bijyanye n'iyobokamana ndetse n'isanamitima tubatumira abakozi b'Imana abahanuzi b'Imana batabivanze imbere ya kamera turi kumwe n'umuhanuzi umukozi w'Imana umuvugabutumwa umuhanzi afite impano nyinshi arakana bagakora bajya bongeraho ngo n'izindi Imana ishoboje nyanzikora numugabo arakuze nubwo atari bwo bwa mbere biryoha bisubiwemo eka tumusabe atwibwire Ndego arakantu kamusigaje kandi iyo umuntu agasigaje ntago biba ari sawa rero umukozi w'Imana ariko nkaba n'umwana w'Imana akore niko bibagibwe rero mbere yo kuvuga ngo ni umuntu w'Imana no umukozi w'Imana oya umuntu oya ni umukozi w'Imana ariko ni n'umwana w'Imana yego rero nitwa Mutimana Jean Claude Nitwa Mutimana Jean Claude nk'ibisanzwe ndi umupapa wubatse ufite umudamu n'abana 4 ndi umukristo yego ariko ndi mu rugendo ikindi cya kabiri ndi umukozi w'Imana nkaba n'umwana w'Imana igifite agaciro no kuba umwana w'Imana kuruta kuba umukozi w'Imana ushobora kuba umukozi ariko utari umwana ariko igifite agaciro ni umwana rero ndi umwana w'Imana Imana datangiriye icizere angira n'umukozi ubwo bivuze ngo ku mushahara ndiyo ndetse no kumugabane ndiyo ubwo se ntabwo wahenze abandi ntabwo wahenze abandi bana ntabwo nabahenze iyo witwaye neza imbere ya sko sibyo nyina guha ibintu byinshi bitandukanye n'iby'abandi yego baraduhenze oya ntabwo nabahenze ujya ngomba kuba umwana nkaba n'umukozi yego kugira ngo nje gukorera abandi sibyo ngomba gukora kwa data none mu kazi bimeze bite mu kazi nta kibazo meze neza nta kibazo rwose akazi kanjye kameze neza boss ari kuguhemba neza boss wanjye ari kumpemba neza nturi kubibona se nawe umvuranguri mfite ndakugurira pe mfite isura nziza wambye akantu ariko kuguhemba no kuvuga ngo akantu ariko kumpemba muri no misi ahubwo na akantu ni ikintu nta nubwo ari nakantu yanyemereye hashize nk'imyaka 3 arimo kumbwira ngo nzaguha umurima yego bivuge ndavuga nti se Mana kandi nzawuguha mu gihe cibiba rero nta byumweru 3 bishize nanga se byumweru 4 aho ngaho mu hagati aherutse kungirira guca ibirakamba mu gitondo nta biteguye nanabyirirwanye yangiriye neza rero irabikora ngira ngo muri no misi waranabibonye ko yampaye ibikoresho bya kamera nisubwo nkubwira ibikinde kumva ko muri uyu mwaka mbese Imana yangiriye neza wabonye ko yashiriye hanze album yanjye y'indirimbo zanjye subwo nkubwire ngo ikibwe muri make itariki 2 z'ukwa kabiri yankore igitangaza ejo bundi nta kwezi n'ubundi birondoro sibyo tugeze muri kimwe cya kabiri cy'umwaka turangije kwa 7 ejo bundi kwa 5 tuba dutangiye tariki ya mbere kwa 8 ubundi bitondoro no kuvuga ngo ubundi tariki 2 z'ukwa 7 zo kwa kabiri Imana yangiriye neza ishira hanze album yanjye nziza kandi cyane nshimira umuntu witwa David uramuzi nshimira umuntu witwa David tumuhuriyeho yego yabigizemo uruhare ijana abantu bibuka mfite ikiganiro ndi gushima nagize abasubscribers 1000 yego nawe waramushimiye umva abantu nashimye naje gusanga sanga ndambaje David ahagariye abantu bose yego nawe ngukurikizaho impamvu nagukurikijeho Mutimana Jean Claude yego
ikiganiro cya mbere ni David wakiyoboye ni wakanze sabu ya mbere nawe ukanda ya kabiri njya kanze ya kabiri ikiganiro cyagiye kuri Concord TV shari cya kabiri yego ni icyanjye ni wowe ubwo ninjye wa mbere kuko woho ni yawe uri kwakira nyine ndi kwakira abantu wowe uri kwakira abantu ariko umutumirwa wa mbere ninjye waje kuri Concord TV show ni Mutuyimana Jacques Claude yego ubwo urumva ko David twese tugomba kumushimira David nyine ndamushimiye cyane bishoboka abantu twe kujya tuvuga ngo ndashimira abantu ngo barapfuye ngo tugireho indabo tubashime bakiriho mberetse kubwira abantu bo mu muryango wacu ndababwira ngo ntazagira umuntu nshima amvuga ibyiza napfuye yego niba ngwino ngirire neza bira bintu byo kwikorera amasima n'amasanduka ahenze umuntu yapfuye kandi nkiri muzima ntacyo wamariye ibyo ntacyo bimaze rero David yari yicaye yumva indirimbo zanjye abona ntiziri kujya hanze aravuga ati mutu niba Imana naravuganye nawe yambajije ikibazo namwe ati Imana igeze kubwira ko uzasohora indirimbo yarabimbwiye ati jye imbere ya kamera rero yabigizemo uruhare rushoboka 100%. rero ubwo urumva ko uwo mwaka itariki 2 z'ukwa kabiri muri uyu mwaka icyo cyambere cyaratambutse kandi wari urimo ngira ngo no mu bantu bari bandaha ngaha ni wowe wari uhari rero wabonye ibitangaza Imana ngo dore ko tunareshye yego ese ko umubyibuho nago wari undusha none wabonye ko twatangiye kuyingayingana wantoranyije abantu bagomba kwambera muri launch yawe tekereza ukwa kabiri nk'umuntu tureshye rero wabonye ko Imana nkoreme ibitangaza muri uko kwezi kwa gatandatu kuri kurangira itariki 7 z'ukwa gatandatu Imana ingirira ndasimbutse ukwezi kwa gatanu kwa gatatu n'ukwa kane n'ukwa gatanu nsimbutse kwa gatanu ariko ni byinshi ntago twabirondora ngo tugire umuntu avuga ibigaragara ntabwo ndavuga ibitagaragara ibintu bitagaragara sinzongera kubivuga ndajya mvuga ibintu bigaragara rero mu kwezi kwa gatanu Imana ingirira neza impamo kamera yego impamo turi dukoresho two gukoreshanya niyo kamera kugira ngo nkomeze namamaza ubutumwa ubibutsa yuko ari kuri Mutuyimana official uhageze wahasanga rwose ibiganiro Imana ngiriye neza impa kamera rero muri ayo matariki rero turusubire haruguru icyo kivuyeho nacyo gitambuka nibyo Imana yagiye nkorera kugeza uyu munsi ejo bundi kuri 7 z'ukwa gatandatu z'ukwa 7 Imana ngirira neza rero anyemereye ko izampoka rimwe yego kamvuge guca kubera ko nkimara kuhagura Imana yahise imbwira ngo ariya nguhaye iriya ni Vance Salaire niko muvuga ko Vance Salaire n'umubonje irambwira iti mbaye nkubonjeje ariko ndaje rero nshimye Imana urukumva ko Imana yagiye inkora imirimo n'ibitangaza ikindi nsa neza siguca narinsa sibyo ikindi ntabwo nkigenda nta gihumbi wundi ategeza ko garimo sibyo ubwo rero muri makeya n'abandi badukurikiye babikubwira nuko narinsa mu rugo sikonsa uko nari imeze sikomeze uko nambaraga siko nambaye Imana ngire ejo bundi yankoreye akantu ku itariki 20 itariki 20 yankoreye akantu mu gitondo karekare intunguza costume nziza Imana imaze iminsi iri kubivuga irayintunguza nayambaye bwa mbere nayambaje muri 2028 ugiye Kampala kuko naje ni mugoroba nabonye kuri stat naje ni mugoroba stat ngena David tukuvugaho tutewani umutipe ari kwambara neza mw'iyi minsi Imana ishimwe yego ubwo oya nuva ngo twavuye mu bihe turi kwerekeza mu gihe kandi iyo umuntu ageze mu gihe arambara bikagira gute bigakunda iyo umuntu ageze mu gihe ararya bikemera umwana atari nka cyagiye twagiraga mu rugo umwana akubwira ngo papa umukati kumvugiza isoni umwana yagira ahandi yari ifiriti ahandi yagera mu rugati papa ifiriti ukumva isoni zigize gute zirakwisha rero ubundi kankubwira akantu konkorode iyo Imana igiye kugutabara mbere na mbere ibanza kuguhuza n'abantu yego sibyo babana yaguhuje nabo bakaguhuza n'ibintu yego ariho Imana yagira amuza n'abantu ikubitamo na David kubanza gutyo na wabirimo yingo abirimo rero impuza n'abantu David Imana impuza na David sibyo David amuza n'iki amuza n'ibintu muri bya bintu David amuje nawe sibyo nuko kuba nambaye neza kuba naraguze iyo kamera sibyo kuba narakoze igitisho giterane sibyo na David yabigizemo iki uruhare yego rero niyo mpamvu mu buzima bwose tugomba guhura nabwo sibyo babantu bazaguhuza n'ibintu ariko Imana guhuje n'iki n'abantu reka mbonera kuvuga aka kantu Imana mwishire kumburiza n'umuntu w'umunyamumaro haleluya amen rero nibyo bitangaza Imana agira gute irakora mu rwo maze imisi nihishe meze gutyo nari ndi kurya ku buzima Imana tugire neza ito taribisha badukurikiye mutuye ari kuvuga ati nge ndi umukozi w'Imana nkaba n'umwana w'Imana ndamubaza ni boss
kuri kumukwera amaze kuguhemba ibiki yego avuze ibyo muri uyu mwaka gusa uzi utwo muri uyu mwaka kandi biracyaje ahashize ntabwo ndi kuhavuga kontara iracyakomeje oya kontara irakomeje ubwo mwasenye kontara y'umwaka umwe oya ndasigaye nkurikije ahantu ngewe nari naravuye mbere yuko nza kuba umwana yego nari umwana mbikirara yego nanga akazi ka data nyuma rero nyimara kwemera akazi ka data nasinye kontara mpaka mpfuye kabisa ubwo ni kandi nabwo nimpfa wibuke neza ko abana banje bazasigara bari kurya kuki kuri pansiyo bazasigara bari kurya kuri bagomba kurya pansiyo uyu muboss ahemba neza arahemba pe arahemba no mu minsi mikeya nzaza ndi kukwereka ibindi mbaye impishe kabisa nzagaruka ndi kubikubwira nani shimwe ntago ari ukwirata ahubwo tuba dushima arega abana bingaye ari umuntu umwe ugeze kuvuga aravuga ngo ngiyo turi gushima ngo tubaga turi kwirata ariko reka nkubwize ukuri uzarabibwiye iyo uhereje umuntu ikintu ntakubwire ngo urakoze ugenda uvuze uti uyu muntu katashimye nukuri pe uzi kandi umuntu akanyenyeri yangiza ntanakubwiye ko message urakoze koko ntari ikibazo sinone oya ni ikibazo gikomeye niyo mpamvu mu buzima tugomba gushimira yego Imana dukora ibitangazo tugeze mu kwezi kwa 7 tugiye kugusoza tubure kuyishima koko n'ubundi nyine udashima baringaye cyane rero ntago turingaye niyo nabwiye abantu babwiye ngo niyo wamasengana ari umuntu umwe umukozi wo mu rugo David warabyibuka hari ni nabyumva azabyibuka nigeze rimwe dukorana ikiganiro na David tuvuga kuntu Theo wose babireba umugore warwaye tubivuze ukuntu umugore warwaye nza gukurikiranwa n'umukozi wo mu rugo arampamagara arambwira ati wambwe ngo twavuze ku gitarane cyanjye tuvuga no kuri Theo bose babireba cyo dutangana nimero ya Theo bose babireba uwo mukobwa arampamagara arambwira ngo wavuze ngo niyo wagwa senkane ngo harimo ikidoro cy'amazi ngo cyo kuvoma ngo abaje mu gitarane bakayanywa izuba rigize gute ribije ngo none ihangane sibyo ngo ni 1300 nari mfite kuri mamo ngo ngiye kuyabagabanya buho na Theo ubwo aguhamagara 650 ntabwo byari gukunda byari gushoboka gute ntabwo yagomba kumpa 350 yagomba kumpa 600 kugira ngo bamutware 20 ari kunyoherereza nahe na Theo bamutware 20 ubwo uri kumva balance yasiganye hangahe yadahaye Theo 600 anyoherereza 600 abigihumbi na 240 ubwo asiganye 60 wabyumvise rero bivuze iki naranamushimiye ndanabivuga urumva neza bivuze ngo niba umuntu aguhaye amafaranga ye ntarutse gushira akantu kuri stati ndavuga ngo reka nari ngakuye ahantu kandi pe nari mbonye ari umuntu wagashizeho ariko ndaseka nanje nsetse ngashira kuyanyu ndavuga ngo umuntu nk'undi nganyoherereza ijana dari nka saa sita mbishiraho nakabonyeho nagiye kubona mbona 500 mbona 500 mbona 1000 nagiye ko ruwanye manyereje 15 nagiye kugera saa 9 ibintu nakoze mu bikino cyangwa mfite 1060 ndavuga bya bintu nakoze mu bikino kandi nuko nari mbonye gasekeje pe nanje nshira kwa kontu ariko nshimiye umuntu wese wabonye ira stati yego akagira icyo akora mu byukuri kose wibuke 60 nta niba narindi mu mundi deni nihutiye gufata ngaza kugira gute kumwishyura niba umwana navuye mu rugambye ati papa umukate narawujyanye niba umuntu arambye ati papa umwambaro ndawujyana bivuze ikirero umuntu ugukunda uzamubona mu byiza no mu bibazo ariko cyane mu kibazo rero umuntu ugukunda guhoza kuki ku mutima nanjye rero Imana yanjye nkurikije aho yankuye nibyo yankoreye nyihoza kuki ku mutima yangiriye neza igihe ninkorera imirimo n'ibitangaza kuba mvuye Kampala naje nijoro kuba naje nijoro ntabwo naryamye sibyo nakanya gatoya njyamye mpita mbyuka bivuze iki rero bivuze ngo kuba mvuye Kampala ni ubuntu bw'iki bw'Imana nta mama mfiteyo nta data mfiteyo nta n'umuvandimwe mfite abo karakazi kandi ka data aho uva mu modoka we ati bagutekere inkoko urye ugasanga ntabari gutinya kukugaburira inyama z'inka aho bati ni umukozi w'Imana nagomba kurya iki agomba kurya inkoko ntarasenga ntabwo narinzi ngo inyama y'inkoko iryohite inyama y'inkoko nyiriye kubera ko nasenze nambaye umwenda mwiza kubera ko nasinze wanje nasenze bari ifriti kubera ko nasenze sibyo bambaye neza kubera ko nagize gute nasenze rero ni impamvu mbwira akazi ka data ntanza gakora neza niyi mfite kontra kandi nzagakora pe kugeza igihe mpfiriye mutura umuhanzi uri umuhanuzi uri umuvuga butumwa ariko ngiye bitewe nuko nkunda ubuhanuzi ubwango umunsi twivugiye ku mpano y'ubuhanuzi impamvu nkunda ubuhanuzi ni iki ariko uzi kwicara wifitiye amakuru
uvuga ngo ubundi hari umukecuru uvuga kuri Radio Rwanda icambere na amakuru akaradiyo kanje kari hehe kari ku musego bivuze iki rero iyo ufite amakuru ntabwo ugenda nk'impumi niyo hari ikintu kibi kikubaye uracyakira kuko caje ufite iki amakuru hari abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo mbese biteze mu buhanuzi bw'ibyiza gusa ntabwo ari byo byabi bibi yabi byiza Imana irabitumenyesha ikivuze cyo ahubwo niba utanabizi konkora uti ujye uhagacira umuntu ukubwiye ngo senga imbere yawe hari ikibi uwo muntu abagukebuye bikomeye kurusha ukubwira ngo ejo Imana izaguha imodoka ejo Imana izaguha inzu yego nabyo ni byiza kuko bituma dukomera ariko buryo umuntu ukoze kuri cya kindi ico gikomeye abakubwiye ikintu gikomeye ugomba kuba maso rero nta kibazo ni umuhanzi ndi umuvuga butumwa ndi umuhanuzi Mana we nta kibazo umbaze kumpanura ukumva nje ndahari nta kibazo umbaze icyo ushaka ndahari yego nuva ngo ntago turajya kure n'ibyo turimo byo kuri social media sibyo intego ya Concord TV show ni ukugira ngo nje mbazanira abakozi b'Imana abahanuzi none babandi bari kure nabo babakurikirane nuva ngo aho tuye cyanika yego umuntu uri Nyagatare gutega kaza kureba cyane kabiragoye ariko bitewe nuko social media zaje ukaba ufite na telefone aguhamagare musengane hari ikibazo ufite cyo gusenga oya nta kibazo mfite nje nta kibazo mfite cyo ku telefone barabizi n'abadukurikiye barabizi abantu bakira pe yego sibwo bwa mbere nubundi usanzwe uca ku macana atandukanye urumva ni menshi hari ibintu wari wahanura yego ugahanura umuntu utari kumureba mu kiganiro gutya bikaza none umukumva umuntu araguhamagaye ati burya cyagisha uwo wavugaga ninjye cyane barampamagara na mu gitondo babyose bampamagara bambwira bati waravuze ndumva none ibyo numvise byageze gute byabaye barampamagara pe no mu gitondo hari abantu batatu bampamagaye umwe w'Urubavu ndetse n'undi w'Igise kuri base nuwo kuri base abo bantu bampagaye mu gitondo kubw'ijambo nari mvuze yego nari ndimo kubwiriza kuri Go Narke TV mvugamo ijambo rivuga ngo uyu munsi Uwiteka Imana yego aguhuje n'inyenyeri yawe kugira ngo yahe nari mvije ku ijambo ryitwa inyenyeri yego ndaga nubwo inyenyeri zagize gute zazimye ariko uyu munsi wa none Uwiteka Imana aje kongera gucana iki inyenyeri mvuga ijambo rikomeye ndavuga ngo iyi nyenyeri yawe yatse n'abantu batari bakuze barakumenya inyenyeri yawe yatse bagushaka mu kazi washatse kera yego wohereje impapuro kera ariko ugasanga ntibagushubije mvuga iryo jambo umuntu umwe rero ahita ambwira ati ninjye wabwiye nari mfite impapuro natanze kera ariko Yesu yangiriye neza banyakiriye ndetse si ibyo nibyo ahita ambwira ati reka nkugure agafanta ntashatse kuvuga ariko nshimye Imana ko iyo n'umuhanuzi bamuhamagaye ukamubwira uti nyamara warahanuye birasohora yaba ikibi yabiciza arakomera akuzura imbaraga habati burya koko Uwiteka Mana wari uri kumwe nanjye yego abantu bagiye bazatese koko nahamagara umuntu nkimuhamagara Imana ikanyereka ibye ikamwereka ibyanjye ntarabirondora ngo mbimubwire cyane ahubwo niyo umpamagaye wahita umbwira icyifuzo cyawe ndagukupaga sure uburangije kunyica mu mutwe abantu dusenga na visa abapana ku matelefone barabizi ndakubwiraga ngo icifuzo cawe pfukamana naco ucimenyera ku giti cawe niba ari Imana koko muravugana irakimbwira utabanje kukivuga naho iyo ukivuze uburangije kunyica mu mutwe senga ndi kumenya ngo ngiye gusengera ko nkoro denga Imana imuhereze wenda n'urugero n'ubyo naje ndikubwira nti rwose mfite ikibazo cy'amadeni yego urumva ubwo ngiye gusengera ngo Mana akemura ibibazo byande byako nkoro de byide oja ngwino upfukama ni deni ryawe ucece ico ndagusaba ni kimwe ni ukwatura yego hanze mukoresha umudendezo nurangira ndagusenyera nzamura ryasengera sengera icifuzo ugize gute ufite kugira nawe umenye ko ari Imana muvuganye urumva ikifuzo utakifuza ahite yumva ko ari Imana bavuganye rero mu by'ukuri kose birashoboka 100% ushobora kumpamagara yego ngahita amenya ibyawe utarabimbwira wowe Yesu akambiyerekwa bitewe n'ibihe ndimo nawe nuko wampamagaye ariko numpamagara uri gukina Bibiliya yavuze ngo kuko mwansheshenze nanjye nzabasheshenga nusheshenga Imana izagusheshenga ariko nudasheshenga ugahamagara bikurimo yego kandi niyo umpamagaye ngewe ukampamagara aruko nabivuze nanje tukamita muhamagara ndabimenya ngiki ndabimenya bakudatereka namubonye reka muhamagare numve ndabimenya ukampamagara bikanga bikarangira bigize gute bidakunze ntabwo nkunda abantu bampamagara baruko banyumvise banza wicare
ufate nimero yanjye uvuga uti wamana mfashe iyi nimero niyo waba uri umupagani kajana ariko biha agaciro uvuga uti mfashe iyi nimero ndashaka kugira iyo mva niyonge nzagusengera ariko numamagara gukina nzamenya kuri gukina yego Mana ishimwe ibyo iduhishurira ibihishwe oya ni Imana reka ngubwire aka kantu reka ngubwire aka kantu hari akantu maze iminsi kubwira abantu nkabwira ngo uko Uwiteka Imana yego uko utatunga umuntu urutoki ukuri inyuma yego ugatunga urutoki umuntu ukuri imbere burya iyo utunze umuntu urutoki ukuri imbere nuko akurusha ubushobozi maze igihe mbwira abantu rero bano bantu batubwira ngo baturi inyuma nyine Imana ituri hehe ituri imbere iyo Imana ikuri imbere ibyo ukora byose Imana iguhaga amakuru ikakubwira iti genda ariko nubwo ugiye ntago birakunda ugahita uparika ukabireka wabyumvise tiwigire gute niwirwanirire nigeze mbwira umuhungu umwe ndamubwira ngo Imana iguhaye perime ndetse na moto bizazira umunsi umwe arambwira ati se bwo nzabona perime n'umunsi umwe mbone na moto bizashoboka ndabwira ko ikibazo ufite niki nje niko Imana imbwiye ako kanya natasha umugore aramubwira ngo jya gukora yego ati sije gukora ko niyisunikira kigare ibyo bintu kumva bizakunda ahita agenda afata kode aragenda ariga provisoire agiyeyo yego gukorera provisoire arayitahana yego umugore aramubwira ati burya bya bintu banza bizagira gute bizakunda dore gitarosheranye aje gushaka perime ariga agiye gukorera perime atinya kubivuga ngo atazasha bakamuseka araceceka aragenda agiye gukorera perime natungwe nuko ampamagaye arambwira ngo perime ngize gute ndayibonye ngo none kuba mbwiye ngo na moto izahitiza ngo none moto ndayikura ndamubwira okay wowe ni ubonye perime uyu kano kaje turi saa 5 yego kuki ucitse intege bwari bwira arambwira ati subira genda gute sigarana umutima uri kundya none kandi wamara kwambwiye ngo moto na perime bizazira umunsi umwe none kaba perime yibonye none moto biragenda gute mani arambwira ngo umunsi umwe kuri nge nta bivuze ko ari uyu munsi yego ati muntegereza hari kuwa gatatu ntago nzabyibagirwa kundi wa gatatu mbona umwana atwaye moto mu muhanda arahamagara ati ngiye i Kigali ati kandi hazanzanye moto aragenda ukumva n'icumweru kimwe cagize gute caciyemo umwana atwara moto bivuze iki rero iyo Imana itanze amakuru ukaba wizeye atari kwa kundi ngo ntago Imana izakubwira ngo iguhaye ikintu nguje Imana kimara kuvugana nawe iguhaye moto n'urugero muri bwa buhanuzi kugira ngo uje gusengera ubuhanuzi uje kurara mu roje gusambana ntabwo iyo moto uzayibona bizabigize gute birangiye wewe icyo usabwa ni ugusegurira bya bindi Imana agize gute yakubwiye iki yego kwizima Imana iravuga ntabwo igibesha si wowe wayiririmbye si ntabwo Imana igibesha ikintu twebwe tutabona mu buzima bwacu nuko dutegereza ntitwihangane mbe tukarambirwa ariko uramutse utegereje nturambirwe ukemera ko Imana yavuganye nawe ugategereza bya bindi Imana yavuganye nawe byanga byakunda ibyo yavuze igira gute irabisohoza turabihamya ko Imana agitubwira ibintu byinshi tukavata se ibintu bizava umuntu umwe yageze kuzi wanje Imana imutumye avuye Igisenyi yego araza ageze wanje nsanga bari kumbarambira ngo umuntu ari kugushaka nsanga yashinze imihate mu rugo imihate bino imihate ni ibintu bakunda gushinga by'imbago yego arambwira ngo Imana yambwiye ngo dore hano hagiye kuja negisi ira negisi mfite wanje arambwira ngo Imana yambwiye ngo hano hagiye kuja negisi ngo kandi negisi bazajya barayisengeramo ndavugira se nta mugabo we uri muzima ndisonzeye nicenereye ibiryo nkuru kuza gupima arapima arangije arigendera utamuzi ntabwo nari muzi ndanamukurikira ndamubura muri kwa kuri njagara nyine nabiciye iki amazi mukurikira na n'ubugingo n'ubu ntago muzi aragenda amaze kugenda zami imihate yashinze abantu barazishingura n'igihinga cyari kirahaguma munsi umwe nabaye nicaye aho umuhanuzi abaraje arambwira ati Imana yambwiye ngo ubaka wa muhanuzi we mfite 30,000 mu mufuka 30 aya mabuye kuyakuraho ko biratwara 30,000 no kurenga ntubakishije Imana yambwira ngo ndavuze ngo amabuye bayakureho nyakuraho n'umutima mwiza nyashira uruhande rumwe no gucukura umusinge nk'umuntu uvugana n'Imana nk'umuntu w'umuhanuzi nanje mbikora nko kugerageza iki Imana ntago nabikoze kubera ko umwe amabuye bayakura bacukura umusingi mu gihe bari gucukura umusingi mu gihe bari gukuraho amabuye umugore ahita arwara umugore arwaye bamukubita kabyiniro ageze kabyiniro bati musanze
mu gitondo ndibuka saa 10 ni mu gihe nari intetse Imana inyoreza umukobwa bita Sara yasengeraga ku rukoro ubu yarashatse ashaka igisenyi baraza nane yumva iki kiganiro abyumve ko ubuhanuzi bwe nabusuzuguye ariko bugarinda bugize gute busohoye arangije araza karekare arambwira ngo Imana iravuze ngo hamagara abafundi baze bubake ni wa mukobwa we warasaze umugore wanje ari mu ruhenge nsigaranye 15,000 none uri kumbwira ngo njewe baze bubaka aramwe ni kwivuze ngo ari umuganga patsieri ndamuhamagara arambwira ati umugore wawe bari kumujyari yikubise hasi ati bari kumukorera mu bwonko hajemo ikibazo ati bamujanye Kigali mbwira wa mahanuzi nabwa ahantu ne wa mahanuzi we ngaho mbwira none biragenda gute arambwira toya weho hamagara abafundi mu kwizana mpita mpamagara iki abafundi ari intetse fundi baraza bacukura umusinge barazamura fondasiyo mu gihe bari gukora wa muganga ahita ambwira ati bamujyanye Kigali butegereje gake uretse kuza ubanza umenye igihari hari nka saa moya ubwo ndita nigumerera mu rugo n'abafundi bibuke ko nta n'icumi ngize gute mfite umufundi bafundi barubaka nenzanya abafundi babiri barakorwa nenda baha 4,8 n'abayede babiri 10 kandi mfite 10 na bingahe na 5 kandi nagomba gutegamo haja no mu bitaro noneho abafundi barakora mu gihe abafundi bari gukora numva wa muganga arogera amamaga ati umugore wawe nta kibazo afite mu mutwe araterera araba muzima atahubwo bagiye kumucura mu rugo nti ati nushaka wigumireyo nguma mu rugo umva reka nkubwire ko nkora yego nabaye nicaye mu rugo abantu babindi Musanze ubwo nasenga nakunda gicogera ndikundaga cyane kuza muri Musanze abantu bose bindi Musanze nabahuruje ndi muje kureba umugore wanje yabaye gucana gute uje uhageze yareba uko ameze kuri mamo 5 kuri mamo 10 bampaye amafaranga ba 180 kandi n'umugore wanje agira gute arata abafundi barubatse fondasiyo burakenzana 4 yego nabo barubaka ku munsi wa kabiri barubaka bageze mu madirisha 180 gagira gute garashira gashize n'umugore yanje umva inzu nubatse umugore ari mu bitaro n'umugore wanje yaratashe nawe ari guterera inzi biberaho muri fondasiyo yego bibaho itinda mariko ni ngwanga itinda mu byumve umunsi umwe nubundi nja gusengera ku musozi ku musaraba Uganda abantu barahazi twahajyanye kenshi nago nareke barabizi ngeze ku musaraba mahurira n'umugore umugore turasenga buri wese aravuga ati none ninje wari yo bamateraniro buri wese agiye gutanga icifuzo cyo tugisengere abantu batanga ibyifuzo ninanje afite icifuzo cuko inzu yanje igiye kugira gute igiye kuri duka none mu nsengere Imana amafaranga mu nzu mfite Imana hari umudamu Imana yari yarampaye na Imana iramwohereza angurira amabati 13 nta iranzu iri mu rugo Imana yayinyubakiye angurira amabati 13 amamagaye turi he ndi mu rugo ati ngwino angurira amabati 13 mu kidaho ndayikoresha je ndwana nanda nayikorera nageze mu rugo ntuye nk'inshuro 80 ariko nabandi ndayajana bo ubwo umugore umwe twari kumwe afite ikibazo cy'ideni bya miliyoni 30 z'amashiringi umugande ati ahita mbwira ngo ico ngo ndagari wahura dusengera ngo kandi ngo nawe n'ibyawe ngo bizemo ati ubwo ikivuzo kibazo ufite ni iki je ndi gusenga kugira ngo Imana imu bushobozi bw'ibiti n'imisumari n'abafundi manike sakare y'amabati inzu yanje ntiridu ati ico kivemo imisumari ndayiguha n'abafundi ndabishura n'ibiti ndabikugurira sengera ibyacu kabisa abyumvise inzu mbenye isakaye gutyo none inzu nyimaze kuyisakarira gendera haba nubundi haba handi harangaye Imana inyohereza abantu baturutse muri mu mujyi wa Musanze Imana babwira ngo muje gufungura kwa mutuye kuko ngiye kwagira umugisha nubundi baraza barafungura imbere tunyagiriramo mvuze ngo nibashira handi amabati gari baranga basasa muri kandi hagati hari kunyagira hadasakaye bararangije inzu baragenda baranyagirwa ariko bavamo bambwe ngo Imana iravuze ngo nahira hasakaye haleluya barigendera cyo none umunsi umwe n'integurire miteranire igihe cizu abantu baraza turasenga tugezemo imvura ihitigwa uwambere ati ndanyagiwe ati ariko kurama batarindwe uwambere ati ndanyagiwe ati bati undi ati ndanyagiwe ajubi babati barayasanye inzu mbengize gute mena isakaye ibyo kuyikazira byo no gushiraho amasima sindabivuga urabizi ndabizi rumba ejo bundi ibyo byo urabizi sindiba nabivuga ibyo kuyikazira byo nakara agasima kahari byo nzi ko ibyo ntarabivuga konkwaru
ni wowe wabigizemo uruhare kugira ngo biriya bintu bikorwe. Amafaranga ni wowe yampaye kandi rero ndavuga ngo yererere. Rero Imana yo mwijuru igikora imirimo n'iki nibitanga bya bintu nakubwiye ngo Imana iguhuza n'abantu b'umumaro yego bakaguhuza n'iki n'ibintu yego ubwo urikumva ko rero Imana igenda ikora imirimo n'iki nibitangaza. Hari umunyamerika wanyohereje ico gihe amafaranga ayandura yampa inzu nangije ngira gute turayikora. Uyu munsi rafunze siko ndibuka kuza kumbaza ngo babikuza ndikuze kuri nuza kuri Western Union Western sinzi no kubivuga ye. Urumva rero kubera ya mirimo Imana igenda ikora ni handi twusubire hepfo gato kuri bya bihembo twavugaga. Abantu babona ko ntaco bimaze, abantu bavuga ko ntaco bivuze, ariko Imana yo ntabwo izagahera, izagenda ikora imirimo n'iki nibitangaza. Yego nari guhumugisha ko nkora umuntu ari kuvuga Imana mba numva nyina kuntu umuntu aba yihebye, ariko wakwibuka imirimo nibitangaza kavuga ati iyakoze biriya iriho yahozeho iriho kandi zahoraho. Ariko konkoro reka nkubwira aka kantu wemera ko nasenze ndara ku kirago kandi ndumanuzi kirago urakiza nose nakiyoberwa navukiye mu mujyi ntabwo navukiye Nyamyumba. Ikirago yego kwa kundi uzi basasaho ikirago n'ishashi basasiye umwana. Umva reka nkubwira aka kantu konkoro ikirago kiragenda kiracika, ishuka nayo iragenda iracika nsigarana bya birangi tuzi twiyorosaga. Ubu ntabwo ncikirose Imana ngire neza impereza amakuvurori ntabwo ncorosa bwa burangiti busanzwe. Ubwo burangiti hasi twabanzaga agashuka twakurikizaho uburangiti sibyo. Ishuka nyikuba kabiri, ikirago caracitse nyidoda n'urushinge nyidodera kuri cakirago. Imana ikaje ava ngo nzaguha imifariso. Ariko ejo bundi nta cumwe gishize nanga bibiri Imana ingirira neza. Umuntu aramamagara ati mutuyire ndinda atumva aterashaka kugira ngo umuhungu wawe ntiyongere kurara hasi. Ati ndashaka ngo ufate igitanda n'umufariso nakuvurori ndabyishyura by'umwana kugira ngo umwana agire gute aryame. Kandi nakubeshe pe umwana wanje nta none zingubeshe yararaga hasi ngubeshe zire yaraga umufariso reka da nagakeka yiryamiraga nabyo umwe rubiri bishize dirariraga kugakeka ariko njewe nararaga ku mufariso ariko umwana araga kuki kumukeka nawe utawumaze higi umufariso umaze higi ntagihe maze ku mufariso. Umwana agenda ngira ngo ubwo ni bya bintu bya feke ngira ndi wenda ubwamamagaye guco tenda hari agiye kumvuga wakozeho hari nagiye kugera iwe ankubita umufariso mushasha igitanda cawo na kuvurori n'amashuka abiri kandi genda umwana agire gute aryame. Rero bivuze ikirego umwana w'umuhanuzi umwana w'umukozi w'Imana umwana w'Imana za bihembo boss wacu ajya duhemba sibyo. Rero iyo mbonye ibyo bintu bibaye nkabona harakandu kabaye ndavana Imana shimwa kubera ko ari Imana iri kugenda igira gute inkore n'ibyo itarakora ndacyafite icyizere ko nabyo zagira gute izabikora. Yego haleluya. Mutu mfite akantu ndi kujya mbaza abakozi b'Imana. Yego abantu babiri mu isezerano rya kera umugore n'umugabo ariko bitavuga yuko babanye ahubwo w'igitsina gore n'uw'igitsina gabo ufataho nk'icyitegererezo ukamuvugaho umuvuga iminota 5 umuvugaho ingahe bitewe nuko umwumva ukambwira umugabo wo muri Bibiliya mu isezerano rya kera ufata nk'icyitegererezo ndetse n'umumama no kuvanga mu buzima busanzwe ura inkuru ya Elisa na Eliya ndayikura. Yego impamvu ndahita mbazana ni abantu babiri babaye kandi warumbashije umwe. Yego ariko icyo mbakundira ntabwo basigana ntabwo babaye abantu basigana mbese ko twabara nk'impanga. Yego inkuru zabo rero ndazikunda inkuru ya Eliya na Elisa. Dore ko Yesu yavuze ngo ndagiye ariko nubwo ngiye mbasigiye mwuka wera ngabayobore kandi nimunyemerera muzakora ibiruta ibyo njewe nagize gute nakoze. Kandi muri ya couple havuyemo Elisa havuyemo Elisa sibyo akora imirimo n'ibitangaza kugeza aho Elisa we mukunda cyane kubera ko impamvu mukunda nuko abantu kuri Yorodani babonye amaze gutandukana na shebuja baravuga ngo ntarambuka Yorodani. Bivuze ngo natwe muri Ramizi hari abantu bazi ko tutazigira twambuka Yorodani. Wabyumvise impamvu bakunda rero uyu mugabo wakimara kuvuga ngo ntago azambuka Yorodani yari yasigaranye mwite. Yego wabyumvise ageze kuri Yorodani arahagarara ati abahanuzi bati reka ture batarapfa bati biramurangiranye bati biramucanze
bakanura amaso bati iyi Yorodani yo ntabwo arayambuka ariko arahagarara avuga ngo Mana ya Eliya na Isaka na Yakobo uyu munsi bimenyekane kuri iki afata wamwitera kubita muri Yorodani itaboka mukangahe kabiri barangije barahagara bati impano yari iri muri Eliya yagiye muri Elisa haleluya bati yagiye muri Elisa batangira kumva ko noneho yego ari umukozi w'iki w'Imana impamvu rero y'umugabo mukuru nuko natwe uyu munsi dufite ibyiringiro ko Yesu aturimo murebera icitegererezo kimeze gute rero yagize kwihangana arakomera abahanuzi b'abana bamuca intege bati ntago uzi ko uyu munsi shobuja ari bugukurweho harababwira ati ibyo ndabizi ariko mugira gute muceceke arakurura paka kugeza aho yamufashe ngo agera n'aho amuvuna ntago bizi mwa ngo aramukanda umutsi ati ndekura undi ati sinkurekura urumva neza nawe rero ico ntakivuze ntanagitinzeho reka nkubwirire muri ijambo rivuze ngo hatana wisonze umunsi umwe gucika intege wihura n'ikibazo gucika intege oya hatana hari ijambo rikubwira abantu ngo turi kuva mu bwiza tuja mu bundi muri no mise turi kuva mu bwiza tuja mu bundi natwe hatana nubwo uri mu kibazo hatana inyuma y'ikibazo hari igisubizo wicika intege wibona abantu bakwanze oya nubona umuntu yari inshuti yawe ukabona aragiye muhetike yego agende hari undi ugiye kuza umurusha ubushobozi hari ugiye kuza ugiye gukora ibintu byagiraga gute ibyo yakoraga muheti cyagira gute agende rero Eliya na Elisa ndabakunda kandi Elisa mukunda cyane kubera ko yarahatanye ntiyumva amagambo y'abantu ntibamva bamuca intege ariko agira gute arakomeza muri ariko waruzi ko nkoro umuntu ashobora kukwirukana wamukorera sibyo nangwa se umuntu wende sumbivuga ngukira nangwa umuntu akagura ati singi gukunda Imana igahita iguhuza n'umuntu ugukunda kumurusha cyane pe cyane wemera ko umuntu ushobora kuva mu kazi runaka nangwa se ushobora kuba wacuruzaga ibintu ugahomba ukabivamo Imana igahita iguha ibindi bintu bizakungutsa kuruta bya bindi ushobora no kuba uri mu kazi ukakavamo ukavuga utaka ko nkavuyemo ngiye gupfa ubwo Imana ikagushumbusha ikagwa kandi ukazajya uvuga uti barakoze bananyirukana muri ka kandi kuko akondimo ngafitiyemo iki amahoro nigeze nkora akazi kuba paranto kigo nderabuzima hano yego ngakoze pe numva karanyuze bitewe n'ubushobozi kandi pe bampemba na 7 27 nabiryaga makumanywa ubwo ngahita utekereza na none ibyo kurya mu gitare nakoraga mu gitare ibyo kurya mu gitare mu centre yo mu gitare ntago wakariye uri munsi ya 700 ngafata 700 ukuba imisi 30 ibihumbi 20 na kimwe harya 21 muri 27 noneho nahembwa ubwo basigaye bitandatu ubwo hasigaye ngahe bitandatu kandi ufite umugore n'abana urumva mfite umugore n'abana noneho birangije utekereze ku munota wanyu sibyo ya mafaranga gari ganyuze kuko narabwirirwaga ariko nkamenya ngo mu rugo ukwezi ni gupfa bazayampa ngura gahunga mu rugo bagire gute barye umva sha akazi nakabayemo ngira umuntu ndwanya umuntu arandwanya birangira ngasezeye ariko nkavuyemo nkuyemo imyenda ngo ndasezeye ngeze ku irembo ndicuza abasubundi abahonde hari umumama narindi mu 1500 nanywaga y'ubushera njayo ndabandi baranyirukanye kandi nkuri imicatano ariko n'ubundi mfite inzara ndicuza tubunda abahonde tuyu muntu ndwanyije hayerere byinshi mu kindi gikopo c'ubushera ati conwa muhungu wanje ati cicomwa muhungu wanje ugende ati ubwo nyine ntakunda ariko ndicira avana mana ubu ndabigenza gute umva gasha kabaye kiva mu kazi nja gusenga nasohore muri Rusagara narasengaga hari n'umuganga wari uriho narindimo 5 ubwo munsi yari yakoreye ibutaro wabyumvishe nawe ndamuhamagara bimubwira ati ikintu kimbabaje nuko wagiye utavuze ati iyo uvuga wenda ntitwe turaje mu bibazo bikarangira ndabwana ndi ku mutima waje ugize gute uremereye ati sawa nja muri Rusagara ngikaragiza ibirenge byanje muri Rusagara Imana irambwira ngo mva mwana wanje guhera uyu munsi mvanye nzare wawe mu rugo guhera uyu munsi ndakugaburiye hari muri covid idasanzwe bikomeye
bikomeye nagiye kumva numva kuri telefone umuntu arampamagara ati muteye bite ni sawa amakuru ni meza uri ndi mu rugo nkundaga buriya ibintu ngiye ntari mu kazi nkunda kuba ndi mu rugo cyane ndi mu rugo ati se umuntu ushaka gusura yakubona ntiwambona ati okay ati rero buriya abantu biri Rubavu barankunda cyane ati rero ngewe ati ntuyana ajya nawe uri umunyarubavu Imana ishimwe cyane umuntu arampamagara ati okay nshaka kuza kugusura ati naragukunze ati twasenganye ahantu ndabirambiwe ati nshaka kuza iwawe tera abantu nshaka kugira ngo banzane musengane ati kandi muri covid ati sinzi rero niba birakunda iwawe mu rugo ati ndavuga ya ni muze nta kibazo baraza bageze iwanje bazana imodoka niwe bwa mbere iwanje haparitse imodoka bwa mbere baraza bageze iwanje baraza turasenga tumaze gusengana umudamu wanje basanga datetse shusha urazizi harya ni ibishayote nsanga basanga yabitetse ariko n'udushimbo noneho turasenga umudamu atinya kubizana ntabwo ko wazana tukarya uri mu biki ati mwana aba basirimu turabaye ibishayote ariko wabizanye kwa byo dufite numva ijwi rikumbwira ati ntibagende batariye bazana amazi umugore amazana amazi bakaraba intoki basoje gukaraba intoki umugore aterura igisiniye bitondetseho neza agatari mu dushimbo ateretse imbere yabo uwa mbere atukuntu narimbi kumbuye uwa kabiri atukuntu narimbi kumbuye uwa gatatu atukuntu narimbi kumbuye barabirya ahubwo mbe ndabibuze mu mutwe wanjye mbere ko mvuga akantu natekereje ko Imana yisi basanga irabwira ati umuntu abagaburiye shusha buriya muri iyi nzu hari ikindi kintu kirimo bati duherekeze bamaze kurya bamaze guhaga ariko mbona barashimye pe ariko ku mutima gatekereza n'aba bantu burabangaye nyine ne bati duherekeze wibuka ko Imana yambwiye ngo ikuye inzara muri rw'iwanje mu rugo mu kazi banyirukanye narabaherekeje tugeze mu kitaho bati dushaka kugura kahunga umva turabona agahunga hano ndisa ubwo muragura n'agahunga mwakaguriye mukajyana Rubavu batoya bati ntabwo agahunga k'Ibuganda ati turagashaka barangiraho kari baragenda barakishyura baraterura bajana muri buta imodoka rigeze gute yari iparitse bati tugura umuceri sariko mw'abantu imiceri wanyu nazi Rubavu nta miceri bonye na stress ndabareka bagura gafuka k'umuceri bagura gafuka k'akawunga yego bagura ibishimbi 50 bagura 10 by'isukari bagura akabuni k'amavuta ka litiro 5 bagura ikarito y'amakaroni yego bararangije bahamagara umunyonzi mpagazaho bati hambira ibintu byose ku igare bati tubijanire bitujane kuri haleluya ko nkoru nari mpagaze hariya muri gare mu kidahura hareba aba motari baparitse ndasunumva ndazungereye negera moto yari hari ngira ngo rye ndabana Imana ni wowe watumye banyirukana muri aka kazi ni wowe warayumbwiriye muri Rusagara kugiye kungaburira byagenze gute barangije bakubita kuri wa motari bamaze kubita kuri wa motari motari arapakira motari amaze gupakira arajyana mu rugo yagiye kugera mu rugo umugore nawe arishima aravuga ati kabisa ibirayi umuceri agahunga amakaroni amavuta bararangije bamana 2020 bati ugura amayinite mukozi w'iki w'Imana nuriye moto yo bayita full package babyumvishije nuriye moto nanga no kugenda n'amaguru abasinshobora ndikansuzugura umudayimoni mparike moto cyane ndegereza umunyonzi ku irembo ndanamubwira ndi kandi wamenye udaciyo hasi tica ruguru sindahamenya niwe aca ruguru nugera hano aho ubaza uti kwa Mutuyini yaciye muri sirwa aca muri sirwa ndabona nugera haruguru ubaza uti kwa Mutuyini kumbi kwa kugira ngo warabaza yego hagati Mutu yarahaje gucara babyumvise rero Imana igitabara mu gihe abantu babona ko byabigize gute birangiye njya nkunda kubwira abantu niyo ndi kubwiriza iwacu ku rusengero barabizi njya ndababwirizaga kandi nasoma bire nkababwira nagize nkabwira ntandatanga ubuhamya muranze yego ibi ntimubizi bati turabisa warero niyo mpamvu nkunda kubwira abantu nkababwira ngo nubona abantu bagiye tuzababare hari abandi Imana izabigiye kukuzanira giye gukonkora haleluya kwa turi ku bantu babiri ufatira cyitegererezo umugabo n'umugore waruvuze Elisa none hasigaye umumama turi no kugana ku ndajya ku nkuru ya Rusi rero na Naomi yego
kugukunda babiri uri kubajya nyine akenshi buri muntu wese aba afite pare buryo umuntu wese ajya mu bintu anafite uwamusunitse pe reka mbabwize ukuri ni nazo nkuru ngendana nazo gusa mzibangikanye na rya jambo rivuga ngo haracari ibyiringiro yuko igiti catemwe cakongera kikagira gute kigashibuka Rusi na Naomi n'ababyeyi nkunda ko wambajije abagabo n'abagore kandi umbaza abatabana impamvu ntazanya Aburahamu na Sara yego abaje w'igitsina gabo uvuga Elisa ntiwavuga Elisa gusiga Eliya w'igitsina gore uvuze Rusi ntiwavuga Rusi ngusige Naomi buriya Naomi n'umubyeyi mwiza wihanganye imbere ya nyirabukwe Rusi sorry yihanganye imbere ya nyirabukwe ndacari kuri cyajambo gitwa kugira gute kwihanga yego ariko hari akantu gatoya katumye umubyeyi mukunda ngo yarahumbye arahumba ageze kwa nyirabukwe umunsi umwe ngo Bowazi amubonye yego ngaramukunda ngo arabwira abakozi ngo uriya mugore mujye musigaza inyuma ahumbe yego ngo maze agiye guhumba ngo none hagendana byinshi nyirabukwe ngaramubwira ngo utabe igipfu utabiki igipfu ibi bintu wahumbye shakamo amafaranga wambare noneho ugenda usa neza hariho hahandi mbwiye abantu ngo hari abantu b'abakozi b'Imana ndavuga nivugira ku rugero rwacu babona utuntu mbese gusa neza byica iperereza isa neza kugira batagusuzugura amugira inama y'uburyo agomba gukora agatera imbere kubera ko yarahumbaga bakarya uwo munsi byiyongereye Imana idufashe ndagiye kwiga kudoda baranseka wabyumvise ni naye mugabo wigagamo hari wenyine abandi ari abakobwa bano ni bari abagore ariko bampaye imashini bamba teresifika wabyumvise aka kanya nkataga ipantaro nkayidoda ngakata ishati nkayidoda yego mu byukuri kose rero sibyo ndi umuhanuzi sibyo iyo mbonye akaraka ko kudoda ndakakora nabona akaraka ko guhinga ngahinga uyu munsi mfite kamera abantu mira mu bukwe nkaza kugufotora nka kugufilima wabyumvise mu byukuri mfite inka mu rugo nabyo byo ndabizi nabyo sindirwa nabivugaho nayo na amata nirenda kubyara ubu noneho nabizi amata rwose nzayaguha uzabibona mfite inka ndayahirira yego mu byukuri kose rero Rusi na Naomi Rusi yarahumbye yego arahumba naho maramubwira turdabe igipfu ati kora ibishoka byose ugenda usa neza aragurisha yambara neza ngo none asubiye kwande kwa Bowazi amubonye araroba ye mosiyo zirazamuka cyane kuko yambaye neza rero yego habigiraho urugero n'ubundi ruvuga ngo gutitiriza no kwihangana bituma ugera ku Imana agize gute yagusezeranyije abo nibo bantu nkunda urakoze cyane Imana ishimwe amen ubundi twanasoje abo bantu ndabakunda gutitiriza ukagera ku Imana agize gute yagusezeranyije kandi nubona ntaho guca intege mu byo ukora uzamenye ko ibyo uri gukora nta mugisha ubirimo ariko nihagira ibintu ukora ugahuriramo na Sanbalati na Tobiya baguca intege ntaho uzagera uzabona iki bizagenda gute data we uzamenye ko imbere ari heza niko baririmbye isezerano mu butete uzamenye ko imbere ari heza ukomeze uhatane ukomere kukomeze nyuma yo kubona ca gikomere Imana niza kugupfuka byabikomere izagupfuka urupfuko runini ruruta iki igikomere uzabirebe kwa muganga ntabashobora kugupfuka igipfuko kingana n'igisebe ntibishoboka barenzamo biriya rero na Yesu naza guhomora ibikomere twahuye nabyo azashiramo n'indishi z'iki burya kira kintu kirenzeho nico gisobanuye abakunzi ba Concrete TV Show kuganira n'umukozi w'Imana umwana w'Imana Mutuyimana Jean Claude ntabwo twasoza kandi agarekwa ntashira reka dusoreza aha agiye gutanga nimero wamukenera abe yamuhamagara abasengane kandi yatubwiye yuko iyo yego reka mbasigire uyu murongo umwe wo muri Bibiliya kugira ngo uze kusoma nangase uwuzirikane muri kugusoza ikiganiro cyacu ni muri Samuel wa mbere ibice 19 umurongo wa 12
ariko kugira ngo byumve neza wowe nujya gusoma uhere ku wa 11 ariko reka dusome 12 gusa aravuze ngo nuko marayika nuko Mikayi amanurira Dawidi mu idirisha aragenda yirukanka arahunga. Amen. Harimo ijambo rimwe rero nshaka kukubwira ngo uyu munsi wa none nubwo abantu babona ko nta nzira wicika intege, hari idirisha Yesu aguhaye. Iri dirisha rero uzaricamo baguhiga bagire gute kubure. Yesu agucishije mu idirisha, babonaga ko nta nzira, ariko Yesu agucishije mu idirisha. Hari idirisha ryari rihari riri hirya inyuma y'amarembo, Imana igucishijemo kugira ngo wakire imbaraga zawe. Imana mwijuru duhana umugisha. Nimero yanjye ni 0788 21 38 132 ahariho hose irahari. Imana iduhana umugisha kuri WhatsApp no kuri mama, kuri WhatsApp no kuri mama. Koziba bari kuvugisha reka dusoze n'isengesho. Yego Mana turagushimiye, ushoboye byose, izina ryawe nirishimwe, urindiho kandi uzahoraho, uhubereye mwiza bagutegereje bose. Turagushimiye ko abanye natwe mu bihe byashize ndetse n'uyu musikabo kiri kumwe natwe, izina ryawe nirishimwe. Dusengeye abantu bose bakurikirana Gakonkuru TV Show, ubahereza umugisha kandi ukomeze kubitaho. Abatanze inkunga yari yo yose kugira ngo iyi cyano ibiriho, ubahereza umugisha kandi ukomeze kubitaho, ndetse n'abazaza bagatanga inkunga zabo, ndetse n'abazakomeza kuyikurikirana, umugisha uzakomeze kuramba kuri bo. Abari mu Rwanda n'abari hanze, komeza kubitaho no kubashigikira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.